manireba mana yumva mani kundu Rwanda abanyarwanda twese umutima umwe wo gukunda igihugu no kugikorera twese nk'umuntu umwe igihugu kimwe icyerekezo kimwe dukora nk'ikipe imwe Rwanda yacu uzatera imbere iterambere ry'igihugu buri wese naryiyumvamo rikaba nk'ishema rye Rwanda yacu uzatera imbere igene imigambi inoze nirigendera ku byihutirwa cyane kurusha ibindi Rwanda yacu uzatera imbere twite ku mihigo twese n'umuco mwiza duhora dutozwa n'intore zirusha intambwe Rwanda yacu uzatera imbere dufate mego ntituyiharire meya gusa ahubwo abaturage tukayigira iyacu Rwanda yacu uzatera imbere nitwite ku busugire bw'igihugu cyacu tukimakaza ubumwe tuzatura mu mahoro Rwanda yacu uzatera imbere yemwe ababishinzwe nemo begera ibyanyu nk'uko mwabyiyemeje tuzagera kuri byinshi Rwanda yacu uzatera imbere mbese ababifite mu nshingano zanyu twakora iki ngo tudasubira inyuma Rwanda yacu uzatera imbere turebe ibitagenda neza tubikosore ibigenda neza tubishyiremo ingufu Rwanda yacu uzatera imbere manireba mana yumva mani kundu Rwanda abanyarwanda twese umutima umwe wo gukunda igihugu no kugikorera twese nk'umuntu umwe igihugu kimwe icyerekezo banyakubahwa muteraniye hano banyakubahwa abahanzi uyu ni umunsi mwiza kandi kuri uyu mugoroba dufite igikorwa cy'ingirakamaro gifite aho gihuriye n'iterambere ry'abahanzi muri rusange kandi n'iterambere ry'igihugu muri rusange turi hano rero kuri uyu mugoroba umuhango wo gusinya amasezerano yo gutanga inkunga ku mishinga itanga akazi cyangwa itanga imirimo ishingiye ku muco n'ubuhanzi ni muri urwo rwego rero Minispoc ndetse na Rarike baduhurije hano kugira ngo duhure ariko kandi tunamenye ayo mahirwe abahanzi bafite muri uru Rwanda kandi bayabyaze umusaruro nagira ngo rero munyemerere duhuze ibiganza twese dushimire Minispoc ndetse na Rarike kuri uyu mugoroba mwiza baduteganyirije iyi ngamba rero irimo abahanzi uyu munsi nkaba ndi ku mukondo ndi kumutira abadahunga rya Ruguru imenegana n'urwego rw'ikirere gituma abandi tumunyarwanda ubundi yazi ko ntungu yansagana mu tutamutse umutana nkamutamaza agasubira mu nturu uruhura ruhura baruvura barutetereza nk'abayonza bakayokana utwo baruteranye iyo mvuga u Rwanda singarukira ku marembo kandi mvuga maraba y'imico myiza mba ku muheto ngatamika umutana ngatangira kurutonesha ndi umususiga abadasiga bagasinzira nkabasiga nkanabasegura nitwa Munezero Ferdinand ni umuhungu wa Gabriel Munezero Imana ikawumuhana n'umugisha amazina ni Munezero mu Kinyarwanda rero maze kubabwira interuro y'uyu munsi n'uwo mujyo tugiye kujyanamo mu Kinyarwanda utwaye icumu rya shebuja atwara n'agakeregeshwa ke ntabwo ndi bukore mu mutana nta n'umugaga ngira ariko kandi dufite abaramutswa uyu mugoroba banaduhaye ingamba nk'iyi kugira ngo tuyizihire nta busobanya n'undi aba rero nagira ngo nyakubahwa Rarike mwegere imbere maze ingamba yacu niba ngombwa mutubwire twahura umurishyo turaza kuwusumbisha nta gusigana n'undi nyakubahwa Minisita wa Siporo n'Umuco banyakubahwa mwese muteraniye hano uyu mugoroba mu izina ry'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco bose biratunejeje ko mwitabiriye uyu muhango tumaze iminsi dutegereje ariko bifite n'aho bituruka kuri bamwe muri bo tukaba rero tubahaye ikaze muri iki cyicaro muri iyi ngoro kugira ngo umuhango uri bukorerwe hano uba ari umuhango ufite
agaciro uhabwa agaciro n'iki gitaramo nyakubahwa minisita wacu afatanije n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco bahaye kugira ngo iki gikorwa koko gitangizwe ku mugaragaro kimurikirwa abanyarwanda kuko nimwe mugiye gukora ako kazi ariko mugiye kugakora mufatanije na leta y'u Rwanda yifuza ko ubuhanzi bugira icyo bumara ubuhanzi tuve muri Sagihobe tuve mu buhanzi tujye no mu muco ubyazwa umusaruro kandi wubaka igihugu cyacu ni muri urwo rwego tubahaye ikaze hano irindi jambo riraza rikurikira ariko biratunejeje cyane ko wa minisita kuba mwatuye aka kanya tuzi imirimo mufite ariko kuba mwaremye muti iki gikorwa tugomba kukitabira nk'umushyitsi mukuru wacu biratunejeje cyane mwakoze. Hakurikiyeho ubundi irindi jambo ryari iry'umukuru w'inteko intebe y'inteko Professor Dr. Cyprien Niyomugabo akaba yantumye ubu ndamutumikira nubwo dufatanije ibikorwa tubiziranyeho rwose ngo mubabarire yari akwiye kuba yibereye hano ariko ibi ni byo yatumye. Nyakubahwa Minisitiri wa Siporo n'Umuco banyakubahwa mwese muteraniye hano banyacyubahiro mutandukanye mwavuye mu bice bitandukanye bagenzi banjye bakozi b'inteko y'ururimi n'umuco abakozi ba minisiteri turi hamwe nabo bahanzi namwe bashyitsi bahire mwaje hano kwifatanya natwe uyu munsi baje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco RAC ni ikigo cya leta cyashyizweho kuva muri 2011 mu nshingano z'ibanze cyahawe arizo zo kurengera no guteza imbere ikinyarwanda ururimi rw'abanyarwanda n'umuco wabo. Inteko imaze kugaragaza umusaruro mu rwego rwo gukemura ibibazo bimwe na bimwe mu buzima bwacu bw'abanyarwanda. Ubushakashatsi bwakozwe bitandukanye nko ku bibazo bijyanye n'ubukwe, ubushakashatsi ku ndangagaciro z'umuco w'u Rwanda, imikoreshereze inoze y'ikinyarwanda n'ibindi, bwamurikiwe inzego za leta zitandukanye ngo zifatanye kubisakaza mu baturarwanda n'ahandi hose. Icyo gikorwa kirakomeza nk'ubushakashatsi uko buri ariko uko bushobotse rwose ni gukora uko dushoboye kugira ngo tugere kuri bene byo abanyarwanda. Minisiteri ya Siporo n'Umuco ifatanyije n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco bashyizeho inama y'igihugu y'abahanzi n'izindi nzego z'abahanzi. Urwo rwego rw'abahanzi Rwanda Art Council nk'urwego rufite inshingano zo gukemura ibibazo by'abahanzi no kureba icyo ari cyo cyose cyabateza imbere, gushaka uko abahanzi bishyira hamwe bakorera hamwe bakava muri nyamwigendaho kugira ngo babone n'uko bakorana n'abandi. Ni umugambi ukomeye kandi leta y'u Rwanda ishyize imbere kuko ariho imbaraga zikomoka. Guverinoma y'u Rwanda imaze gushyira umuco mu nkingi zikomeye z'iterambere ry'igihugu. Yashyizeho gahunda yo guhanga imirimo igera ku 1,500,000 ishingiye ku muco n'ubuhanzi. Iyi mibare irazamuka ariko nibura ubu dufite aho tugiye gutangira. Ni muri urwo rwego inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco RAC ishingiye kuri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 NSTR ya mbere National Strategy for Transformation yo muri 2017 kugera 2024 yatangiye gushyira mu bikorwa ihangwa ry'imirimo
ishingiye ku muco n'ubuhanzi. Nibwo bwa mbere ahari tugiye kubona ubu buryo bw'imifatanirize, aho leta n'abikorera twese dushyira hamwe tukareba icyo twakora. Mu ntangiriro z'iki gihembwe cya mbere 18-19, Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco yashishikarije Abanyarwanda bose babishoboye gukora no kuzana imishinga itanga imirimo ijyanye n'umuco n'ubuhanzi. Hakiriwe imishinga nyakubahwa Minisita igera kuri 52. Akanama k'impuguke kava mu byiciro bitandukanye by'inzego za leta n'abikorera nibo bari bagize akanama gakemura ibibazo mu marushanwa nk'aya ngaya. Bashoboye rero gukora iki gikorwa kugira ngo irushanwa rigende neza kandi ryubahirize amategeko. Banyiri imishinga yatoranijwe barahamagawe ngo basinyire inkunga bagiye guterwa, kandi ngo babone ko n'inzego za leta zitandukanye zizafatanya nabo koko muri uru rugendo. Ngiyo impamvu nyamukuru yaduteranirije hano muri uyu muhango. Banyakubahwa, uru ni urugamba rukomeye, cyane cyane ko Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco igiye gufatanya namwe ikurikirana iby'iki gikorwa kugira ngo hatazavamo akantu k'agatotsi, kuko tuzajya tuganira ariko bishingiye ku masezerano turi hafi gusinya. Ubu rero aho tugiye mu buryo bwo gufatanya imirimo yo mu biro, twebwe tugiye gukora imirimo yo mu biro, ariko tugiye no kuva mu biro tubegera, tukegera mwebwe ababikora nabo mubikorana nabo, kugira ngo tuzavanemo umusaruro ushingiye kuri aya masezerano. Biragoye turabizi, ariko burya ngo ahakomeye niho haba amakoma. Nta kizadukoma imbere, tuzakomezanya namwe, ntabwo tuzabatererana, turabyiyemeje. Nta kibuza kandi uyu muhigo ni uwacu twese. Intego yo guhanga imirimo igera ku 1000 uyu mwaka wa 2018-19 tugiye gusinyana, nuko dushakamo ibisubizo bigaragara. Ni muri urwo rwego dushimira by'umwihariko nyakubahwa Minisita, Leta y'u Rwanda y'ubumwe bw'Abanyarwanda, yo ifasha abahanzi mu kwiteza imbere mu nzego zitandukanye nk'uko zimaze kugaragara. Dukomeze dusenyere umugozi umwe, dushishikarira gukora imishinga itanga imirimo ishingiye ku muco n'ubuhanzi nyarwanda. Banyakubahwa, bashyitsi bahire, twongeye kubashimira ubwitange mwagize muza kwifatanya natwe muri uyu muhango. Umuco dusangiye ukomeze uturange, kuko burya iterambere ridashingiye ku muco iriramba. Murakoze cyane kandi murakoze. Kuva kera ubuhanzi mu Rwanda abantu benshi babufata nk'ikintu kitagira aho kigeza. Bamwe barabukora barambirwa vuba bavamo. Hari bamwe babonye babona ibintu bijya kumera neza, akivumbura ati ntabwo ari ibingibi, bamwe bati muradupfundikira amazi. Ariko witonde, muri ayo mazi ushobora gusangamo harimo amahirwe. Icyambere ni ukumenya kuyogamo. Tugeze rero mu mwanya mwiza, ikaramu ni umugabo ikaba n'umuhamya. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusinya cyangwa gusinyira inkunga imishinga yahawe. Mu mishinga 51 yakiriwe, imishinga 4 niyo yabashije kuba myiza, uburyo ishobora kuzana iterambere rirambye ku bahanzi, maze ikagera aho ibavana n'aho ibageza. Ndagira ngo rero nyakubahwa Yes
Jacques araza kudufasha hari aho bateguye hano ho gusinyira mwigire hafi mudufashe kugira ngo duhamagare imishinga yatsinze. Umushinga wa mbere ni umushinga witwa Berwa New Vision y'Urwanda. Akaba ari umushinga ukora ibintu bijyanye n'ubudozi. Ngo rero ntazagire umuntu n'umwe wongera kwambara ibintu bitameze neza. Yesu nakwegera hafi. Bahamagare kandi n'umuyobozi wa Berwa New Vision. Gracias.